natahirya yireke Ese rwagihuta noneho komere muvanda ivyo bino nubikuye he mukajya Imana sha ahora niki sha kwejo bundi nabonye bagufata wibye ibitoki none ugeze no ku rwego rwo kwiba imivune ko sha cyakora umunsi nako nigeze niba nahasabye ariko uzo muntu nasabye nuyibona iyi nayikuye mu menyo ya rubamba sha ayikuye mu menyo ya rubamba amayi nduri natakambye ndayura ngira tepfa nabi ariko nambwa ati mfite umuvandimwe basi mbabarira umena we tubiri bishyira gusa ariko nyine pe ngiye nungireho n'ikibazo bura ntayiri yanjye nayiririyeyo ubwo nibaje ndavuga ati reka nyimuzane nawe nyine ufateho cyangwa sha wayibye nanone kuri ruhande kwiba byo kubira ni nkaho ndi kubireka ahubwo ndi gusaba ndi gusaba fataho nyine tu sha ko ubuzima mbona turimo mbona butoroshye ubuzima buri gusaba gusabiriza kwiba kangiye rwire rwose imbaraga afite ntago zinyemerera kwiba cyangwa ubwenge afite cyangwa isoni ngira ntago zikwinyemera kujya gusabiriza pe sha ndabona ubu buzima bwo kwandagara reka nkubwire rero niba wumva gusabiriza utabishaka uri kumva no kwibuka butabyemeye uri kunyumva kumva nyishyurira inzogeye ngutunge ariko mana kuki ubuzima bukomeje kungora ko nashakiye mu baturanyi nabameseye imyenda byaranze nagiye ku kiyedi kunako narakabuze ngo ndi umwana so noneho kumfasha icyemezo cyo kujya gukora nyakabyizi ubwo nibyanga nta kundi nyine naba nagerageje ariko mana ubuzima ukwiye kubuhindura pe kuko nta nubwo nzi impamvu rwose bibaho ariko reka ngende ko nabonye kuri cyagiye w'ibitoki bakugira imbabazi ubu ko kuzongera kwiba shabura nabonye muhurwe mwana nizere ko wabonye isomo pe yabura sinzanongera bura kubikora sha turatuntu nabonye tundi uri kugenda uzana two kurya se twose sha nyine mugabo nafashe umwanzo wo kujya saba ubwo uzajyamo azajyamo ariko uzajya nyima nyine ajya byihorera ko byoroshye ahubwo wa muvandimwe wacu umwe yafunguwe uko kuva yagafungurwa twari bwaje kumusura we karahamuheto ibaba ko wowe sinamwibukaga bitewe n'ibibazo nanjye mba nibereyemo sha nanjye sinamwibukaga ariko uriya muvandimwe w'ukashawe kuko rwose yaragowe uzi ko atubwiye ngo tujye tugerageza tumusure nitwe bavandimwe wenyine afite shamani kuki twamwirengagije buriya we sha kandi reba iminsi ishize yose nta kumusura ntacyo kandi sha wibuke ko nta kintu afite buriya se ahubwo buriya abaye hati sha uri ko namubonye nawe ntirushati n'imbwa yigendera mane ni nkanja harega bonye nawe ukuntu iriya nzu imeze sha kintu kibereyemo ni nkanja ni ingubiswe ya danje noneho uzi muyobora cyagihe cyagendaga kingwaho mwana ariko nyine ngagerageza kucyereka imbabazi ariko nyine ngakiye kurata ntago wamurenganya pe ko nawe kababaje pe noneho igisekeje iranze se buriya arya gute nawe nta n'agasafuriya karimo none se arya gute twebwe nyine uko turya se ubibona nyine ni kubukomanda nyine ahubwo se weke ntatari bwahamenyere n'abaturanyi ntibakimwibuka ubu ngubu nabo baturanye yego disi we ariko no kugerageza tukamusura pe ntese ubona kuko ubu ngubu akaraka man ubu ngubu arakareka tubishakire tuzajyaho muri kiriya cyumweru tugiye kuza ejo bundi bari kure mana ahantu bari kure muvandi bari kure pe kuko urabona uriya muntu nitwe bavandi urabizi nyuma y'iminsi 5 tuzagiyeyo oya reka byibura nk'ejo bundi nko kuwa 3 yenda tuzaza tugera oya mwana buriya muntu abafite iriga burya nanjye kujya gusaba nanjye bifata iminsi cyane bari ko nyine tuzajyayo kuwa 5 nta kibazo nuko yajya tukamugeraho pe kuri amuvandimwe wacu arababaje sha tuzajya tumugeraho wowe nitwe nshuti zonyine afite sha wowe inzara yaranamwishe ndakaswe ingingi bamerewe nabi rwose ariko mana yanjye ko umunsi nahuye n'umugira neza pe amakazi kananire
narangiza mbwa ati bombe mwereka ko nkwigisha amitugori ko yakoze rwose so ubwo ibyo n'ibyo nzabinywamo igikoma nzabiryamo ubugari nanjye burya n'ikinyaga pe amafaranga yo kubishesha nzayakura ko igikoma nicyo cyamara igihe pe nagisimbuza y'amazi najyaga nshyushya ubu noneho ngiye kujya mfata amazi nshyushye nshyiremo n'agafu wenda naramuka yawe mana umva rwose ufashe bari abantu ntibambone ariko reka ngiye gusaba amazi kuri aho ngiye kwisaba ishwa y'amazi wama amazi wahagira cyane se bigenze gute cyane ndi mu gasiporo ariko nyine sha inyota iranyishe pe burya hano niho iwanyu aha niho nibera nyine niho sha sha ngiye n'inyota buri iranyishe nongeye kukuzanira amazi yewe amazi buriya wayazana ariko buriya ariko sina ngombwa cyane noneho nyihorere tu ntushaka ko yareke sha ariko uri n'umukire kubera iki sha wowe ufite n'ibigori pe wabyejeje sha umuhungu we ntugateke ibi bigori nk'ubwo uburyo nabibonyemo wangirira impuhwe nagize gutya mba ngiye gushaka akazi nyine ko kanyakabizi nyine ko guhinga akazi karananira baba we noneho kubw'amahirwe nyine umugira neza arambwira ati vuba mwereka akazi mba nkwigisha ngiye gutambura naratumeje ndatuzana ariko baba we ko umuntu agwa neza sinzi mba nzabonamo amafaranga yo kugurisha uzi muri iki gihe kugira ngo ubone umuntu agufasha wa muntu we ni danje buriya ni danje biba bikaze cyane ahubwo nyine nikora ndi mu dusiporo nyine navuga ati reka manze nanagutaka nzaha ngaha nyine nta nubwo renze ko ari iwanyu ndavuga ati reka nze mite nywa amazi hano aha niho nibera rero dore nahanga naje yanagwaye n'ibigori byinshi yamfashe rwose umugira neza nta kuntu atagize ubu ngubu rwose ugiye kubaho neza mw'iyi minsi pe nta mutipe ntugateke ubu se hano nzajya kubishesha ayo nkuye nta nayo kubishesha ufite baba we ariko hano ndi ufite amafaranga kanze ndebe ko hari ayo nakurusha enda uzabisheshe nazabishesha we ahangaha azabishesha rwose kandi wanakoze ubu nyine nanjye nari ndi mu bintu by'udusiporo urumva reka njye kureba amazi mu rugo nyine nanjye ngende njye gushaka amazi na noge ubu ngubu ndumva nashyushye cyane bitewe na siporo nari ndimo uzi siporo z'iyi minsi ziba zivunanye naho ubundi buriya sawa ariko bari abahungu ko naherutse mwene wabo aza kunsaba byagenze gute cyangwa wabona barabonye akazi ntibambwe ariko nabo baba ari abagome ariko mana nanjye ukwiye kumpindurira ubuzima pe ibintu rwose birarambiranye